kuko nzi yuko nababariye narabohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariye benshi bari bazi ko nkiri wa undi bandi bari bazi ko ngikora ibya kera reka mbabwire narahindutse nahinduye izina namiringisha reka mbabwire narahindutse nahinduye izina namiringisha amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariye narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariye sinzi cy'abantu bifuza kumba ahubwo n'ikimana ishaka kumba cyo yanzunguye amaraso ye ampindura izina amirindiriza yanshunguje amaraso ye ampindura izina amirindiriza amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe none ndaririmba kuko nzi yuko narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariye. Amen. Anezerewe nahinduye izina ndi uwera ndi umutagatifu ndi umuziranenge kubw'ayo maraso ya Yesu yamenetse ariko akankumuraho abantu nkaba ndi uwera imbere y'Imana ariko no mu mutima umwuka wera akaba bihamirizamo ko ikibazo cyarangiye. Ntabwo nkiri wa wundi ndi umutagatifu nifuze kubw'ayo maraso, ntabwo ari donasiyo wa kera w'umunyamasengesho, ntabwo ari donasiyo wa kera w'umuririmbyi, w'umuvugabutumwa, w'umuhanuzi. Ni uwera umutagatifu w'umuziranenge icyaremwe gishya. Hari abari banzi kera tugisengana nabo, ntabwo uwera apfuye kera. Ubu hari uwera mu mpagarike ya donasiye, usigaye usenga, usigaye uririmba. Ntabwo ari njyewe, nta cyiza ngikora, ahubwo nibesherezweho na Yesu bisubiye. Niwe uririmba muri njye, niwe uvuga muri njye, niwo ubwiriza muri njye. Imikorere ya donasiyo yararangiye, ahubwo hari imikorere y'uwera umuziranenge, umuntu w'intungane. Bihimbarije Imana rero ko yangize gutyo. Gushaka kw'Imana kwatumye nezwa mbiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watanzwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije mu gihe kingana n'iteka ryose. Amen. Namaze igihe kinini cyane nshaka kuba uwo abantu bifuza, ngakiranuka ngatunganya ingeso kugira ngo ndebe ko nazabona ijuru, ariko biranga. Ariko menye igikorwa Imana yakoze muri Kristo Yesu, kubera abavugabutumwa bakimbirije, ngizeza umutima, numva nanjye bibaye ibyanjye. Undi wo mwambaro nambaye numva urambereye. Naho ibindi byose najyaga niyambika, numvaga n'ubundi ntaboneye, numvaga n'ubundi ndakwiriye, numvaga n'ubundi Imana iramutse ije ni ukuri nakirukanka ngahunga ntisha mu maso y'Imana. Ariko ni nako byanagenze ku mukurambere wacu sogoko. Muzehe wacu yaragerageje aritunganya, amaze kurya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, ntabwo atagize. Ariko yumvisha imirindi y'Imana ije, n'ubundi yakomeje kwihisha
kandi ntako atigize ngo arebe ko yakwiyambika. Kuko nanjye rero nakomeje kujya niyambika mbikumura kuri uwo nguwo, ariko numva simboneye, ariko numva isuti Imana yakoze, numva umwambaro urambereye, numva niyo nakambara ukampira mwambaye, numva hagaze imbere y'Imana nta rubanza. Nturutse ikabuga rero, Imana yashimye ko ariho turi, niho turi gukorera umurimo w'Imana wo kunga abantu n'Imana. Amen. Rero ni ishami ryayo, ni minisiteri niho iri gukorera, yije gukorera ikabuga, ishami rikorera ikabuga, ariko twumvise natwe twabasura kugira ngo dukomeze tubane. Naho rero dukomotse, naho ngaho duturutse, tuje turi Sibongari, twarakijijwe kubw'ayo maraso. Dufite amakuru ko mwakijijwe, ariko tukaba tubakumbuye, tubaheruka kera, ariko Imana yakomeje kuduha umunezero wo kuzabana namwe, ariko ishimwe ko yabigambiriye uyu munsi tukaba twabisabye. No ku bindi rero Imana irakomeza kuduha umugisha, dusingize iminsi yose. nanjye we yamenyesheje ububi bwanjye kuko navutse ndi mubi ukanambuye ku kigero cy'uko ntabasha kwikiza. ariko kera batubwiraga ko kugira ngo ube ukijijwe bihagije ari uko watuye icya cumi n'amaturo, wafashije abantu gusenga ubutayu, ariko nyine Imana yamenyesheje amakuru y'uko ijoro ari ubuntu budakorerwa, y'uko ibyaha byacu yabihanuye gusaba bihagije by'iteka ryose ntacyakimaraho. Akaba ariho rero narabyize nyine bikoza umutima wanjye, mpinduka umutangabizi imbere y'Imana, ubuziranenge bw'amaraso ya Kristo. Bw'ibyo rero nishimiye kubona uburanga bw'abera njyewe bwa mbere ngeze n'aha ngaha. Sinaretse ko nyine n'ahantu nk'aha ababera bangana gutya, najyaga mbona ari iwacu nyine, ariko nyine Imana ishimwe nyine yuko yanyoboje kuba nagera aha ngaha, nkabona uburanga bwanyu, biranshimishije cyane. nanjye niragira ikabuga muri Imana. Cyumba kenshi mbibwirwa na bashiki banjye n'ababyeyi banjye gusimbuza agaciro Imana niba icyo wumvishe ntadutuburire, icyo wumvishe ntabwo mbimenye. Oya, twebwe ntudutuburire, ahubwo tubwire neza. ntabwo nabwo uburyo bivugamo ko bishimishije cyane kubona n'abashinzira nizera nanjye naje kumenya ko ntacyo nakora mbasha gukiza ubuzima bwanjye. nakora byinshi, natura, nkaririmba kenshi, nakora amasengesho kenshi, ariko ntacyo byamarira ubuzima bwanjye. baje kuducungura amaraso y'igiciro cyinshi, byose bikenewe ku musaraba. ndavuga bambwira ndetse mbasha gutumura neza. Ni ibiki yakemuye ku musaraba? Ndwara ibyaha byanjye byose, by'uwo navuka n'ibyo nari kumutanga. Upfuye kano kanya nanjye ndashima ko ndibituye, ko nemeye yarakubajije uyu musore, nasubiremo ikibazo neza. Mbajije upfuye kano kanya wajya mu ijuru, yuko nanjye naramwemeye
wakoze kuza n'ibindi urakomeza kubyumva. intungane umukiranutsi bwa Yesu. Ijambo kuba intungane cyangwa se kubivuga nyine rirakomeye, nubwo twebwe abakiranutsi tubivuga, ariko mu by'ukuri umuntu utarakizwa n'ubwira ngo ni intungane, cyangwa se kubivugira mu muntu utarizera Kristo uvuga ati urigereranyije. Ndetse biraba ngo hariho ibintu bibiri ndetse bitatu bitigitisha isi. Kumva umugaragu yabaye umwami, ibyo bintu nyine ngo bituma isi itigita, cyangwa se kubona umuja yabaye kubona umuntu wigisha ubaziko cyangwa se umukobwa w'indaya yubatse urugo mu by'ukuri rugakomera. Ibyo bintu mu by'ukuri bitigitisha isi, ariko nyine ni ibintu biba bidakunze kubaho. Rero nanjye nyine kumva narabaye umukiranutsi nari umunyabyaha, ibyo bintu nyine byahesheje umutima wanjye kumva ntunganye, cyangwa se numva nyine nishimye. Ndetse mwenda data Pawulo ari kubivuga yaravuze ngo yabibwiraga benda data bo mu itorero hari by'uko navuga ngo ndumva ashaka kuzaza iwanyu, ariko kugira ngo kwizera kwanyu kubahumurize ndetse namwe kwanyu ako kumpumuriza. Rero nanjye nkaba nishimiye kugera muri rino teraniro ry'abaziranenge ry'abakiranutsi ry'abantu nyine Imana itajya ibaraho icyaha. Mu by'ukuri nyine nubwo tugaragara nk'abantu baciriritse mu buryo bw'abantu, ariko turi abami. Turi abami, turi abatambyi, turi ubwoko nyine Imana yatoranyije ibivana mu isi bushyira ukwabwo mu by'ukuri. Mwenda atari kubihishurirwa n'umuhanuzi wabivugaga bitaga Baramu, yaravuze ngo intare yo mu muryango wa Yuda iba muri we. Iravuga ngo imeze nk'intare y'ingore ibunze muri bo. Ubwo Baraki yarakubwira ati ndashaka ko bari abantu ujya kubamvumira, kubera ko namenye ko aho bageze basiga ibintu babyandagaje babishyize ku karubanda kandi bagiye guca mu gihugu cyanjye. None ndagira ngo ndakwinginze ujye kubamvumira ubavume, ko namenye ko ibintu byose uvumye bivumika mu by'ukuri. Ariko Baramu ari kubavuma, Imana yamubwiraga ati nyine yamuhaga ibintu byo kubabwira, ajya kubavuma akavuga ati Imana iba muri bo, ati cyangwa nkabwo nkapfa nka bariya bantu. Rero bene data turi abantu b'agaciro, ko tuzagenda tubimenya mu by'ukuri, tuzagenda twisobanukirwa, bitume natwe nyine tubigendera nyine nk'abami, nyine twishimye mu by'ukuri. Rero nanjye nteranira mu itorero ry'Ikabuga, ubwo ngubwo amazina ni Hediko Patrick, ibindi byose turakomeza kubisangira. Imana y'Imana. Amen. Nyagasani Yezu, ariko icyo mushimira cy'ibanze ni uko yambyaye akambyaza ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yezu Kristo. Icyo ni cyo mushimira cyane buri gihe cyose, n'abasinziriye n'abagenda mu nzira, aho ndi hose marumva umutima wanjye utera umushimira. Kuba naravutse nsanga yarapfiriye ibyaha byanjye, numvise ari ikintu gikomeye cyane mu mutima wanjye, ku buryo najyaga nibaza ikintu cyatuma nezerwa, ku buryo ngira umunezero w'iteka ryose, nkumva igihe cyose numva mfite amahoro mu mutima, nkagishaka nkakibura. Ariko maze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, maze kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, maze kumenya ko ntazarimbuka, ko yarimbutse mu cyimbo cyanjye, numvise umutima wanjye uruhutse, numva amahoro ndayagize menshi cyane adashira. Numva ndishimye cyane mu by'ukuri, kuko ntabwo nari nzi icyaha. Ntabwo nari nzi icyaha nari nzi ko icyaha ari ugutukana, gusambana, kurwana, kugira gute. Ariko nanigishijwe, ariko nigishwa nabo n'abantu nabo nyine batanabizi, nabo bifata nk'uko nanjye nabifataga. Ariko habayeho imbaraga z'Imana kugira ngo imenyeshe ahubwo ubunyacyaha bwanjye ubwo ari bwo. Kuko iyo ntamenya ko ubunyacyaha bwanjye, nta nubwo no gukizwa na Yesu byari gukunda. Ntabwo byari gukunda, ariko Imana iraza inyereka uburyo nabaye umunyabyaha,
itsinda umutima wanjye ndagaragurika mbanza kubihakana. Murabeshya, ni gute mwambwira ko ndi umunyabyaha? Ni gute wavuga ko agahinja kavuka ari akanyabyaha? Ariko Imana irakomeza iratsindagira, terega burya sogokuruza wawe burya wari uri muri we, ubwo namuremaga wari urimo burya, ubwo yacumuraga nawe wari ucumuye, nta handi hantu wabihungira. Wavukanye virusi ye, niba rero warayivukanye hama hamwe ubanze wemere kuguma. Nta kindi kintu turi buvugane utabanje kwemera ko uri umunyabyaha muri Adamu. Imana yari irantsinda mu mutima, inyemeza ubunyacyaha bwanjye budashingiye ku bikorwa, budashingiye ku myitwarire mibi, ahubwo bushingiye kuri kavukire yanjye, nkomora kuri sogokuruza wanjye Adamu. Imaze rero kumutsinda, inyereka n'igihano nari nkatiwe cyo kurimbuka urupfu rw'iteka. Irangije rero yarambwira tugomba kubyemera nabyo, kuko niba warakoze ibyaha ubwo n'igihano na kimwe wagisimbuka. Igihano rero ndacyemera, nyemeye ngiye kureba asanga Yesu Kristo. Icyo gihano kwari ukurimbuka by'iteka ryose, ariko ngiye kureba asanga Yesu yarimbutse mu cyimbo cyanjye. Barabimbwira bambwira, numva ndaruhutse, numva ubuntu bw'Imana butashye mu mutima wanjye. Basi numva ndatuje, nshima Imana, nshimira abavugabutumwa babingejejeho, ariko barambwira ati nawe ugomba kubibwira abantu bose kandi ukabivuga nyine ushize amanga, ugahamya. Ubwo rero mu by'ukuri iyo nkuru nziza niyo yatumye ngera aha ngaha. Nari maze igihe ntarahagera, ariko ubu ngubu Imana ishimwe ko nahageze. Turakomeza tubwirana ayo magambo yurutse umutima, nta n'ikindi dukwiye kuvuga uretse igishingiye ku rupfu rwa Yesu Kristo. Ubwo rero mu by'ukuri ndabishimira Imana, nshimira n'abavandimwe nabo Imana yabashe gukora ku mutima bakaza. Nanjye nitwa Daniyeli Nteranira Kabuga. Imana ishimwe kandi himbazwe iteka ryose.